guhindura izina kuri Facebook hanyuma ugasigaranaho izina rimwe. Murabizi ko bino bintu bitajya bipfa gushoboka, gusa uyu munsi nakoze iyi video kugira ngo nkwereke uburyo wabasha guhindura izina kuri Facebook hanyuma ugasigarana izina rimwe. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Reka dutangire. Hari ukuntu uba usanga ufite nk'amazina menshi kuri Facebook, wenda urugero nk'atatu cyangwa se abiri, kandi ushaka kugira ngo Facebook yawe igumeho izina rimwe gusa. Hari ukuntu uba ushaka guhindura amazina kuri Facebook kugira ngo usigaraneho izina rimwe. Abantu benshi guhindura amazina bagasigarana izina rimwe bikunda kubananira. Gusa twe uyu munsi twavuze reka tubakorere video noneho ibafasha, ibereka uburyo wabasha guhindura izina kuri Facebook hanyuma ugasigaranaho izina rimwe. Nta kindi tugiye gukora rero, uratangira ufungura application yawe ya Facebook. Niba udafite application urajya kuri Play Store uyidownloading. Numara kuyidownloadinga cyangwa se numara gushyiramo Facebook yawe, uraza kwa turongo dutatu turi mu nguni udukandeho. Noneho urahita scrollinga umanuka hasi ho gato, uraza urebe hano handitse setting and privacy, urebe noneho hano handitse settings. Ahanga uraza ukande hano handitse settings. Ukimara gukanda hano handitse settings, urabona arahita hafunguka ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ikintu uri bukore ni iki, urahita uza hano habanza. Kanze ndaje mpabereke neza. Nuko byari bisa naho bisubiyeho inyuma gatoya. Urahita uza hano handitse account center. Hano uraza urebe hano handitse account center, noneho uhakande. Numara kuhakanda urahita uhinguka muri profile yawe. Uraza hano handitse profile. Ahanga hano uraza ukande hano handitse profile, urakandamo hagati. Ukimara kuhakanda nanone urahinguka muri profile nanone bwa kabiri. Nanone wongera uhakande bitewe na Facebook uri gukoresha yariyo. Noneho uze hano handitse name. Hano name ni ukuvuga ngo nyine ni uguhindura amazina, ni hahandi duhindurira amazina. Hano noneho hari ibintu bibiri tugiye kwifashisha. Ikintu cya mbere tugiye gukora ni iki, tugiye kuza kuri Play Store tubanze tudownloading VPN. Bitewe n'uko nk'iki gihugu duherereyemo cy'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu byinshi ntabwo biba byemerewe gukora izina rimwe. Kuri Facebook ntabwo biba byemerewe gukora izina rimwe. Niyo mpamvu tugiye kuza kudownloading yino touch VPN kugira ngo location duse n'abayiyobeje. Ndakeka birumvikanye, kugira ngo dufate igihugu cyemerewe gukora izina rimwe aba ari cyo tuza tugira dushyira muri telefone yacu, mbega turahindura location nyine. Uraza uyestare, numara kuyestara urategerezamo gatoya kuyidownloadinga nyine, urategerezamo gatoya. Hano igihugu tugiye gushyiramo Japan, gusa ntabwo ari Japan gusa yemera izina rimwe. Hari na Indonesia, hari Japan na Indonesia. Muri ibyo bihugu byombi rero uzahitamo igihugu kimwe cyushaka nyine kugira ngo uhindure izina. Gusa twe uyu munsi reka twifashishe Japan. Tugiye kwifashisha Japan. Guys, mwibutse ko ntabwo ari utuntu tuba tugoye nyine. Ahubwo usanga abantu benshi batabizi, tukavuga noneho reka tubashe kubakoreraho video ibi bigisha cyangwa se ibi bibutsa ko nabyo bibaho. Niyo mpamvu tuba twafashe umwanya wacu kugira ngo tubasobanurire akantu ku kandi, tunabereke uko bikorwa. Ukimara kuyidownloadinga uzaza ukande open. Uzaza uyifungure, ukifungura uzahita uhinguka mo imbere, noneho ukore accept. Uzaza ukore accept. Gikora accept, itura dufoto zasa nuri kutujyana hakurya, noneho ukande hano handitse OK. Guys, ngerageza kubakorera akantu ku kandi kugira ngo nyine utabona hari akantu nkoze ukayoberwa ahantu nkoze kandi ari ibintu byoroshye. Noneho hano best choice ni ukuvuga ngo hano uzaza uhitemo sasa cya gihugu. Hano ushaka bahitamo Indonesia, gusa twereka duhitemo Japan. Katuze dushake Japan iri hehe? Dore ngiye Japan. Dore ngiye Indonesia nayo, dore ngiye hariya hejuru.
uzaza ukande kuri Japan, noneho hano kugira ngo bayifungure uzareba ads imwe nyine, uzareba mbega video kwamamaza imwe uzakareba gusa ntabwo gatinda, urabona ko gahise karangira. Numara kukareba noneho izahita iba connected, urabona ko ibaye connected. Urabona ko ubu ngubu server zacu ziri muri Japan, telefone yacu nyine ubu ngubu bari kubona ko iherereye muri Japan. Noneho reka tugaruke kuri Facebook, turagaruka kuri Facebook nanone tunyure muri za nzira twanyuzemo kare. Reka ngerageze kubyihutisha kugira ngo duhite tuhagera vuba vuba. Uraza unyure muri za nzira twanyuzemo kare. Noneho nurangiza uze hano kuri name. Hano kuri name rero hari ibintu turi bukenere, hari utuntu niba natwita nk'iki, utungu tukanze ntubereke neza, tuno tuntu tumeze nk'utudomo n'aka ngaka turadukenera. Wowe rero ahantu uradusanga aho ngaho muri description, uradusangamo nadupininzemo, urafungura iyo link ubundi uturebe. Uraza udukopiye udupestinge, urabona ko harandaga pastinze. Tugiye gufatana kandi ka kabiri nako tugapestinge hano ku izina rya kabiri. Urabona ko kandi ka mbere ndagapestinze, urabibona. Noneho reka dusubire inyuma tugende dufate na kandi ka kabiri kugira ngo nako tuze tugapestinge hano ku izina rya kabiri nyine. Turaza tugafate copy, niturangiza nako tuze tugapestinge hano ku izina rya kabiri, hano tukore paste. Urabibona. Noneho hari hasi niho turashyira sasa rya zina dushaka kwita Facebook yacu. Niba ari Facebook nyine wenda urugero reka tuyite DARIYUSITECH, reka tuyite DARIYUSITECH. Uraza urigita izina, urabona ko rirafatanye, DARIYUSITECH rirafatanye. Urabibona ni izina rimwe mbega. Hara niyo washyiraho inyuguti imwe byakunda. Noneho urahita hano handitse view change, hano ujya hakanda. Ukihakanda bahita bakwereka amazina y'ubwoko butatu. Aya mazina y'ubwoko butatu rero turahitamo izina rimwe, turahitamo rya mbere. Rya mbere niryo turi buhitemo. Turahita dukora save change. Turaza dukore save change, urakanda save change. Urabona ko izina ryacu ryahindutse, urabibona. Dore ngiryo hariya ryahindutse, urabibona ko ryahindutse gusa urabona ko hariho akandi kantu kameze kandi twakopiye nyine kameze nk'akarongo, uraribona. Dore ngiri ryahindutse ariko hariho kandi k'akarongo. Rero kano karongo kugira ngo tugakureho biradusaba gutegereza iminsi 60. Biradusaba gutegereza igihe cy'amezi 2. Nzabakorera noneho indi video ibereka uburyo kari akantu k'akarongo wabasha, icyasi kari akantu kameze nk'igiti wabasha kugakuraho. Nzabakorera indi video ibereka uburyo wagakuraho. Rero tugeranye kuri uyu munota, ndakwibutsa gukanda subscribe, like, comment, share.